This is Nepo Sport News on Nepo TV Official. Umugoroba mwiza nanone kuri mwe mukunda ibiganiro binyura hano kuri Nepo TV Official. Ngarutse ngo dusesengure Thousands Hills Derby y'urugo misozi igihumbi izaba ku munsi w'ejo ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2026. Wakwibaza uti turaganira kuki? Ndaje ngo turebere hamwe amateka y'iyi derby kuva yatangira gukinwa, turebe imikino uko yagiye igenda, turebe byinshi byagiye biranga uyu mukino wahuza APRFC ndetse na Rayon Sport, tubirebere hamwe muri rusange. Ikindi kintu ndaza kukugira hanze y'ikibuga abasore benshi mu makipe agiye atandukanye yombi baragenda bivuga ibigwi. Mwarabyumvise neza cyane uwitwa Ruhamya Nkiko Iva yagenda agatangaza, uwitwa Meri Bayisenge aza nawe amusubiza mu burakari bwinshi. Ibyo ngibyo bihagaze bite? Ibi nibyo ngiye kugenda ngusesengurira ku magrafike ku mande zombi, abakora ku social media ku makipe yombi, yaba ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'uruhande rw'ikipe ya APR Football Club, bose baratangaza awiteguye gutakaza iyi match. Se bihagaze gute? Ibi byose ndagira ngo nze mbikuramburire, ariko by'umwihariko muri ekipe ya Rayon Sport witwa Haringingo Francis Christian yaje kuba atangaza. Ese yatangaje iki? Uyu nguyu yaje kubahamagarira abafana kutagira ubwoba, bakaza biteguye neza kuko bagomba gutsinda iyi match. Ese ibyo kuba abakire ba Rayon Sport cyangwa se abagwiza tunga bahagurutse bimeze gute? Uwitwa Paul Muvunyi ese yaba yatangaje? Uwitwa Gacinya Chance Denis na Prosper abangaba byabo bihagaze gute? Aba biteguye gushyigikira ekipe? Ibi ngibi byose ndaje ngo tugende dusesengura iyi derby akantu ku kandi. Ndumva rero ntatinze cyane ni by'iyi derby, ndaje ngende mbikubwira 5 kuri 5 by'umwihariko ariko kumera z'iki kiganiro. Wa muntu wenda kwisabiye n'umuriro wo kotera kure, tega amatwi iki kiganiro nyamuneka kugera ku musozo kugira ngo ugende usobanukirwa neza cyane. Iyi ni Nepo TV Official, ibuka kureba ko wakanze subscribe, niba utarayikoze uyikore nyamuneka. Tujye tubana buri munsi, ndetse igihe uyibonye kora like, aho wandike comment ibitekerezo byanyu binyuzamo amaso, ndetse si ibyo ngibyo gusa unasharinge niba ikiganiro wumvishe kikunyuze. Mbaye ikaze, reka nze dutangire duhereye ahangaha kabisa. Reka duhere ahangaha muri iyi ekipe. Ya murabyumvise, duhereye mu ikipe ya APR Football Club, niwo duhereye kabisa nkuko indirimbo muyumvise neza cyane. Duhereye muri ekipe ya APR Football Club rero, mu ikipe ya APR Football Club ikintu cyambere ugomba kumenya n'abasore basuwe n'umugaba mukuru w'ingabo Fande CDS General Mubaraka Muganga. Uyu nguyu yaje kuba basura umunsi w'ejo ndetse no kuri iki gicamunsi cy'umunsi amasaha ya saa 7 na saa 8. Ubu yaje kugenda abasura abaganiriza iby'iyi derby, ndetse agomeza kubibutsa ndangagaciro bakwiye kugira, ndetse anababwira ko iyi derby nta gihindutse bagomba kwitsinda, ko badakeneye kuba bagayika kuri no derby. Abasore bagiye batandukanye nabo bagiye bagira umwanya wo gutanga ibitekerezo, ndetse baza kugenda bamwizeza ko hagomba kuboneka intsinzi. Ikindi kintu ugomba kumenya mu ikipe ya APR Football Club ni umutoza Abdurrahim Tarebu. Uyu nguyu nawe yaje kugenda atangaza ko kabisa abona iyi ekipe ya APR Football Club yiteguye kuba yatahana amanota 3 ntagendutse, ndetse bakaza kuba ariho bahamiriza ko bagomba gutwara igikombe cya shampiyona cy'uyu mwaka ntagendutse. Ibi umutoza Tarebu yabivuze binyujije ku kinyamakuru kigiye gitandukanye, bigiye bitandukanye, ni ibinyamakuru bigiye bitandukanye, ntabwo ndi bubigarukaho ahangaha. Umutoza Tarebu yaje kugenda abitangaza. Murabyibuka kandi uwitwa Ruhamya Nkiko Iva ubwo bakinaga na Mukura Victory Sport, ni match batsinze ibitego 3. Uyu Ruhamya Nkiko Iva yaje kugera atangaza ko ngo Rayon Sport nta bushobozi ifite bwo kugenda ibatsinda. Nawe avuga ko ngo bazakonfirma ko bagomba gutwara iki gikombe kuri iriya tariki
kuri iyi tariki itegerejwe yejo ku munsi w'ejo kwa 31 uyu nawe yaje kugenda atangaza ko nta gihindutse bagomba kugenda begukana igikombe. Ubwo ni muri APR Football Club duhereye ni ikipe ya APR Football Club kandi uwitwa Nigena Clement yagomeje gushyira abantu mu gihirahiro. Ntabwo bizwi neza niba match azayikina, aravuga ko ataramera neza 100%, ariko ku rundi ruhande abandi bagatekereza ko yaba ari mind game cyangwa se yaba ari bya bindi byo kujijisha adversaire, ko bishoboka ko yazagaragara kuri no mukino. Ariko ku munsi w'ejo cyo wamenya yari kumwe n'abandi basore muri kampu. Ikindi kintu wamenya no witwa Ronald Sekiganda igikuta, umusore ufatiye runini APR Football Club hagati mu kibuga hanini kuri nimero 6. Uyu nguyu nawe hari undi musore umeze neza na uri en forme kabisa no witwa Mamadou Lamine Ba. Uyu nguyu nawe arahari. Lamine Ba nawe ameze neza cyane. Nicyo naba ngiye nkubwiye. Ubwo muri ikipe ya APR Football Club ni ikipe yiteguye, navuga ko ifite abasore bayo bose, yaba uwitwa Yunis Wane nawe nubwo bavuga ko ngo afite imvune, ariko imvune nayo nirashidikanwaho, abivuga ko nawe nta kibazo cy'imvune kinini afite. Na makuru dukura hafi y'abamwegereye. Nicyo naba ngiye nkubwiye. Ubwo no gutegereza tukazareba muri ekipe ya APR Football Club icyo tuzakora. Ubwo ikindi ndibuza kukubwira muri ekipe ya APR Football Club, nshatse nahita nkwerekeza kuri 11 b'iyi ekipe ishobora kuzifashisha. Ariko wenda mbere uko nifashisha 11 ndabavuga ngiye kukubwira na 11 ba Rayon Sport bashobora kuzakina iyi match. Ahubwo reka nje mu mateka y'iyi derby y'imisozi igihumbi. Iyi derby ni derby cyo wamenya imaze kubonekamo ibitego 273. Harimo ibitego 146 by'ikipe ya APR FC, harimo ibitego 127 ni bya Rayon Sport. Nicyo wamenya. Ikipe ya Rayon Sport kandi imaze gutsinda ishuro 33, hanyuma ikipe ya APR Football Club imaze gutsinda ishuro 47. Draw ni 28, hanyuma Rayon yatsinzwe ishuro 47, APR itsindwa 33. Nicyo wagenda umenya kuri no derby. Ikindi kintu wamenya kuri no derby ni derby ikipe imaze gutsinda indi ibitego byinshi ni ikipe ya Rayon Sport, wegeze gutsinda ikipe ya APR Football Club ibitego 5-1. Ikindi kintu wamenya umukinnyi umaze gutsinda ibitego byinshi muri no derby bamwita Davis Kasirye. Iki ngiki nacyo wagenda ukimenya neza cyane. Ubwo mvuye mu mateka wenda ibindi ni ugutegereza tukareba. Ariko tutaravongaho ikindi kintu wamenya ni Rayon Sport heruka gutsinda APR ku bwa Jean Fidel, nibwo baheruka gutsinda APR bayitsinda ibitego 3 nabyo murabyibuka. Hanyuma muri champion ho bashobora kuba bamaze igihe kinini baheruka gutsinda APR muri champion kera rwose hafi muri 2019 niba ngibuka neza, ntago baheruka itsinzi baba batsinda ikipe ya APR. Nicyo wagenda umenya. Ikindi kintu reka mitanerekeza ku matike y'uyu mukino. Amatike aho bita upper bowl ni amafaranga 2,000, lower bowl ni 3,000, hanyuma Classic City ni 10,000, Skybox ni 1,500,000. Nicyo wagenda umenya. VIP ni 20,000, VVIP ni 40,000, Executive City nayo akaba ari 100,000. Ubwo nibyo naba ngiye nkubwiye. Ariko ku munsi wa match ayo matike yo azahinduka. Ku munsi wa match ayo matike ashobora kuzahinduka. House Skybox izaba kuri 2,000,000, Executive Seat kajya ku 150, VIP kajya ku 50, VIP kajya ku 30, Classic Seat kajya ku 15, Lower Bowl kajya ku 5, na Upper Bowl kajya ku 3. Nicyo naba nkubwiye. Ahubwo reka noneho nkwerekeze muri ekipe iyi ngiyi mbanze ngukiremo akaririmbo kayo neza, twerekeze no muri iyi kipe neza cyane. Rayon Sport isaro ry'Inyanza n'ikipe kirangirira rwanjye no gutsinda. Nitwa Gikundiro cyane ndabereye umuvandimwe wa Rubanda. Niba mugira ngo ndabeshya mu bazafana banjye n'abanyamakuru bari hano. Mwikipe ya Rayon Sport sasa
iyi ekipe mw'abantu mwe ni umuriro wo kotera kure. Iyi ekipe nayo uwitwa Kamere hanze y'ikibuga, uwitwa Haringingo Francis Christian Mbaya, uyu nguyu tayari amaze kugenda atangaza ko amaze guhamagarira abafana ba Rayon Sport ko bagomba kutagira ubwoba, bagomba kwitabira bakaza kureba imatch, ko abafite surprise yo kugenda anyagiriye ekipe ya APR Football Club kabisa. Uyu Haringingo Francis Christian amaze kugenda abitangaza, nicyo mereyeho. Ikindi ku mbuga nkoranyambaga mwabibonye za Rayon Sport, uwitwa Wasiri uyu nguyu nawe amaze kugenda aterekaho graphique nziza agaragaza ko abantu biteguye cyangwa se ekipe ya Rayon Sport yiteguye kugenda itsinda iyi match. Ni Rayon Sport kandi abakire bayo cyangwa se abagwizatunga bayo bari mu witwa Paul Muvunyi, bari mu witwa Gacinya Chance Denis, abangaba nabo bahagurukiye dabi bavuga bati kabisa iyi dabi, cyane ko abangaba bakiri muri ekipe bakibera abayobozi bigeze gutsinda iyi APR ndetse bakaza no kwerekeza amatsinda. Aba baje kuba batangaza nabo bavuga bati ku mpande zose tugomba kuba twiteguye. Uwitwa Prosper kandi nawe uyu nawe kabisa yamaze kugenda yinjira muri iki gikorwa cyo kuraba ko bagenda babona amanota 3. Ibyo ni hanze y'ikibuga, ubwo ni ubuyobozi bwaje kugenda butera motivation y'abakinyi. Uwitwa Murenzi Abdara ari kumwe na Gakwaya Olivier kandi hariya mu Nzove nabo baje kugenda baganiriza abakinyi. Uwitwa Kwizera Olivier nawe aza kugenda atangaza ko bari tayari bafite byose ndetse bameze neza, nta kibazo n'iki na gito kera kirabura, ko biteguye kugenda batsinda iyi match. Ni Rayon Sport nayo yagaruye abasore bayo bose bagiye batandukanye, yaba bitwa ba Aziz Basane, abangaba uyu nguyu yaragarutse, yaba Emery Bayisenge murabizi yaragarutse, uwitwa Yusu Dianye nawe araharameze neza. Bose ku mpande zose abangaba bariteguye, biteguye kugenda batsinda iyi match, nabo nabasore bari muri mudu nziza. Ubwo rero ngana ku musozo mw'abantu mwe, ngana ku musozo icyo nakwibwirira, reka nguhe 11 bitezwe ko bashobora kuzabanzamo, 11 mu muriro nta gihindutse. 11 mere ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport, mere ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport 11 bashobora kuzabanzamo. Mu izamu umutoza Haringingo Francis ashobora kuzakoresha witwa Kwizera Olivier, mu mutima wa defense cyangwa se muri axe central akazakoresha witwa Chimanga Ramadani Kilembi ndetse n'uwitwa Yusu Dianye. Hanyuma ku ruhande rw'uburyo cyangwa se kuri kabiri akazakoresha witwa Kabange, hanyuma ibumoso agakoresha witwa Ganijuru Ishimye Eri, hagati mu kibuga akazabakoresha witwa kuri gatandatu ubwo ndavuga witwa Likau Kitoko Pizarro, uyu ngo akazaba kina gatandatu. Hanyuma ku munani akazabakoresha witwa Abedi Bigirimana, ku 10 akazabakoresha witwa Tamye Gloire Ngongo, ndetse wing imwe cyangwa se uruhande rumwe kuri 7 akazakoresha Obedi, rundi agakoresha Asumani, ndetse akazaba agenda yatakisha uwitwa Didier. Ubwo kuri bench abasore ngabafunganye naho bazaba bahabaye bisa. Ubwo twerekeze mu ikipe ya APR Football Club, iyi ngiyi kitezwe n'umuzamu Adolphe ushobora kuzabanza mu izamu, n'umutoza Tarebu ku myitozo ibanziriza match. Ni amwe basore ari kugenda akoresha, n'uwitwa Adolphe ashobora kuzabanza mu izamu, n'uwitwa Clement Nigena ndetse na Yunusu. Abangaba bashobora kuzakina muri axe byambindi by'imvune bitagize igihinduka, ubwo bitabaye bya mind game abandi bo bashobora kuzakina. Hanyuma witwa Byiringiro Jean Gilbert Kagege, uyu ngo akazakina kuri 2. Kuri 3 akazakina witwa Claude Niyo Mugabo kapiteni. Hanyuma numero 6 bakabari Sekiganda Ronald. Hanyuma uwitwa Saidu Dauda Yusufu, uyu nguyu nawe akazaba ari hagati mu kibuga, ndetse n'uwitwa Ruboneka Jean Bosco, uyu nawe akazaba habaye ku 10. Hanyuma uruhande rumwe rukazakina witwa Sheikh Jibril Ouattara, ndetse urundi rugakinaho Hakim Kiwanuka Bodaboda kabisa. Mwataka rukumba kazaba ari William Togwimel. Abo ngabo nibo bitezwe ko bashobora kuzakina ku mpande zombi. Ngaba 11 b'umuriro bashobora kuzakina ku mpande zombi nibo bitezwe. Ubwo nibyo nagenda nkubwira. Ubwo ikindi kintu wamenya ngana ku musozo dusoza
nuko icyo wamenya uyu munsi ku kanya gato ku munsi w'ejo azaba ari ku gatandatu. Icyo wamenya Netenseri bazakina n'Amagaju, ni Gicumbi izakina na Emereke, ni Rayon Sport na APR saa 12. Ni umukino uzabera muri Stade Amahoro. AS Kigali saa 9 na Hilal. Hanyuma ku cyumweru ubwo hari match ya Musanze na Kiyovu, Mukura na Rutsiro, AS Kigali, AS Muhanga ndetse na Bugesera saa 9. Ubwo nizo match zigiye zihari. Ndumva ubwo ngubwo ngewe navuga nti urakoze cyane, ndabashimiye cyane ku bw'umwanya wanyu. Nyamuneka mwongere mudukunde, mukore like, musharing ibiganiro byacu ndetse mukore subscribe kuba tarayikora, tujye tubana iyi channel ikomeze kwaguka, ibyiza biri imbere. Ndumva nabashimira. Iyi ni Nepo TV official. Hasta la vista, ndabakunda cyane, Imana ibandindire.